ubwo ngubwo barashwana bararwana abantu barabakiza. Mu kubakiza uwo muniga wagonze ngo yari yakubiswe cyane. Barabakiza nyine avuga ati naribi basa nk'ababyorohejemo gake. Umutipe yahise imodoka urumva ari paritse muri parking bitegura gutaha. Amasaha y'akabari yararangiye. Ewan umutipe yahise afata urufunguzo yakserera imodoka. Mu gihe bekiri aho bari kuvuga ati birarangiye abandi barakaye ati naribi bagishaka gukomeza kurwana. Ahita yatsa imodoka umutipe ahantu yarahagaze. Yarahagaze neza mu kayira n'ubundi bagomba gukatiramo bakomeza iyo bajya. Bitane cheme. Yahise amusekura muca hejuru. Era video niyo bayifashe. Ni njyewe nayifashe nije mbabarire utandaburiza na polisi uzaga abantu gufata ama video. Kandi ni live. So okay. Icyo nta muntu ushobora kumenya uri we. Anyway, so yahise apfa. Bro, yahise apfa. Ewana ubwo baratangira bamagara ambulance yamaze nk'iminota 20 itaraza. Atera. Ubwo bagize amahirwe ambulance biraje na polisi. Polisi baba bari hano Sonatibe muri Rompo hepfo babanje kuza mbere. Babaza ibibaye baravuga bati dore tugonzwe umutipe wacu agonzwe na mwene wacu kandi twese twari twarazanye na. Okay, ntacyo tugomba gukora nyine urabizi bari abanyamurenge bana babisaza bya danji banisaza ko atarabina. Ewana ubwo ngubwo ikintu bafashije bamaga ambulance na polisi biraje ambulance abaganga bajya hejuru y'umurambo baravuga ati byarangiye ati ntabwo bishoboka iminota ishize yose umuntu ari hano dutegereje ambulance ntabwo bishoboka.